iki ngiki wasanga simbi mwambwa muzagaruke sha Chati ndi mu by'akazi nawe by'utuze mu gitondo ndawujyana n'umugoroba se ko ntigeze njya mu kazi ngomba kubakora hano kuri telefone ngiye amaso sinayakira kuva mu gitondo telefone egoko yarebesha mu nkono se none nyine birumvikana imeze neza sha mwaranyanze ushaka konsora nsigaye ntuye ku Murama aho bita ku nkoko welcome ntari buze kumpamagara n'ingezo ndimamagaye wumva nyuma ko nayizira kandi kuri gushakishwa muri iyi minsi umeze ute Jackie iminsi myinshi tuba ni Jean Paul sha ego sha sha next week wenda bwo twazajya wansuye ubwo uraza kumvugisha abashyitsi bamugaye barakuzaniye ese wanga abashyitsi hari umuntu wanga abashyitsi ko atari abagabo se ngo wishe naje akarara ako nawe rwose ibyo ngibyo by'isugo birarenze aje akarara bwawe ikibazo ntabwo twabura tumurahazi ubwo waje bagahamagaye no kumva ndaje kuvugisha ndeba da gusa ubwo azi gukora akahe kazi umukomisiyoneri ufite wanjye umamagaye nyine ariko gasubiza kumuvugisha nzi ko tutamuvugishije abandi twavugishije turi kumwe ni umukobwa nawe ariko ibitsina ntabwo bindeba ntabwo ndi mu ibabura gusa wowe birimo murazi muri telefone ukoramo ndabizi si uri kubireba ibireba ntabwo najya kuva mu gitondo bambwira ngo urakisenze ibyo burimo Niwe Jeni twa Enzo bashiri wanje tuya muri urugo anzo ni wayivye mwana abizi karanga yitwa Patrere bagira nabona giye washize no ahubwo arimo se umungiraze ari mucara Woni papa we Yesu icara ngabunye ina kimazo na kibazo mumbirira ze amushaka ngera mubwire ko ari Enzo ngero ni Enzo shiriwe sawa genda gacyane amagambo meza na kibazo iskere ushaka kweri Vida kwera kamufuzana bite giza bumuza mahano se anje kwashiri wanje ndasuzugura nikwashiri wawe ni ikibazo n'ikindi kandi kwashiri wanje sarahe ese kamemba basi sibyo
ninjye ushinzwe kubazanira sheri wawe, ninjye ushinzwe mbwira nk'ikintu ushinzwe muri byose. ndashaka sheri wanjye aho papa wa kabiri ari nzayivamo sheri wanjye arahari nawe urashaka sheri wanjye kirebe n'uyu arashaka nuko mbona urashaka ubundi yahinduye amazina byagenze niko yababwiriye kirere wowe ko nakuze ubundi worowe ndashaka kirere nakumena ugutwi urashaka kirere urashaka ndashaka kirere wo muri iriya nzu yambwiye ko abantu tuyano niko ngiyamo mwese niko yababwiye ko ngomba mwese uyu ntabwo muzi sinzi aho yaturutse njyewe icyo ariko mwamenyanye nyine mwahuriye ku izina rimwe ntabwo muzi ariko wowe ntabwo muzi nagize ngo uri umukozi wa kirere kwa kirere ho wambaye cyangwa se mureke mubazanire mbwira ko yewe mutuzanira njyewe mushaka ahubwo waba ugiye kuko kirere we n'uwanjye waba ugiye ndabizi ko uri kwikinira nawe urareba umukobwa wawe wawe papa kirere aze mureke mubazanire mubwira turabireba kandi mubazanire wowe ntabwo muzi ahantu waturutse twitamo agacungu muje kureba kirere kirere wanjye kirere wanjye kirere ngwino basi we ngwino basi we ngwino ariko jya wihuta ese uri kunjyana wambaye agashati k'amakamba ko watwara kirere kirere wanjye waye kirere nino kirere n'uwanjye kirere nyisubiza kirere wanjye kirere nza gute kirere wanjye mubaze kirere bigenze ese ntabwo kirere n'uwanjye ariko papa we papa wawe ndetse nguko ari sheri wanjye simwe muri abaye ako se kirere hasi ko bakomeza ntabwo mbese ngenda kuzi si wenda uruwa cyangwa ni papa wawe papa wasigaye kuri ibyo bisatsi byawe none njye navugana nawe ntabwo navugana n'imboga mbazi ubu si ikintu kirabona nta kimenyetso utangiye kwabo ni imboga ntabwo mbazi niko bigenze ntabwo mbazi mva kirakuzo neza cyane nawe cyangwa mu kigo simbazi imanza zawe nimba uko bimeze ugenda mu nzu abantu baze bivuze kandi n'ubu biteye mba nyine nk'ubu biteye kunyakiyoza nyine tuvugane rimwe abakiri imbuto ntiwabona rero agatubwiye ko afite umugabo uriya mwita kirere 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 niko yambwiye yitwa kirere kavuze ngo ayo masura yawe n'urwanda yabonye yakubeshye urabona atakubeshye ko ariko iki ngiki wasanga simbizi mwambwa muzagaruke sha